Oh yes, reka dutangire agace kacu gakurikiyeho. Ubwo twari tumaje gusiga kona arimo arabwira yo kuko uriya mukobwa araza kuba yamuharabika amusebye abe yamwangisha abantu bose baza kuba bamwanga agiye kuba yamwangiriza ubuzima. Ubwo bagahita banatwereka umukobwa ari aho ngaho, ibinyamakuru byamukurikiye, itangazamakuru n'iryo ngiryo ryamukurikiye ati duhereze ku makuru, duhereze. Umukobwa nuko nguko yari arimo aragenda akurikiranwa n'abanyamakuru, wakibaza ngo niki kigiye kuba cyaba. Umukobwa atangira kuba yakitegereza, ariko mbere yuko dukomeza reka mbe nagusaba reba neza niba warakoze kuri subscribe nusanga utarayikoze ube wayikora, uze muri comment wandikemo ukuntu ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo nuko nguko Yoko nawe yatangiye kuba yamubwira ati bigwara ubundi bihora ari ibigwari, nta munsi ikigwari uzasanga atari ikigwari. Turimo urumva, ubwo ngo urimo urashaka impamvu ziba zakutuma nyine wisobanura, urimo urakeka se ko umuntu atazi ko ibi bintu urimo urashaka kuba wabigira ibisetso cyangwa bisekeje kandi bidasekeje. Atangira kuba yamubwira ati yewe uraje urebe ukuntu ngiye kuba nabigitangaza byo kubera natabaye uriya mukobwa namutabaye, ngiye kuba nabigitangaza ahantu hose barimo baraza kuba bamvuga, ariko wowe uri ikigoryi ngo umukobwa araza kuba yanyandagaza bwute se bishingiye kuki? Aramubwira ati ahubwo we hagarika ibyo bintu uri murigira, ibyo nakugira inama yo kuba warekera kuba washaka impamvu nk'izo ngizo zidasobanutse kuko wowe uri ikigwari. Umuhungu bagumye kuba bamushinza nyine ko ari ikigwari, undi n'abandi bagatangira ati yewe twakubonye ukuntu imitekerereze yawe imeze, niba ushobora kuba utatabara koko uri ikigwari wa mugabo we, ndabikubwiye pe. Umuntu nkawe w'umugabo koko niwe muntu witwara gutyo ugashaka no kuba wazana izo mpamvu zidasobanutse? Ubwo n'abagore bari babonye ijambo ati wamuhombyi we, uri ikigwari we, nakwemereye ijipo uze kuzanye guhereze. Hano umugabo nyine barimo baragenda bamuzeyuka gake gake. Ubwo na Yoko akamubwira tumva nkubwire umeze nk'igipusi gifite ubwoba, usibye kuba nakubwira ibyo ngibyo nta kindi kintu nakubwira pe. Wowe umeze nk'igipusi kiri aho ngaho gifite ubwoba. Ubwo bagaseka ati nibyo. Undi akamubwira ati sibyo ngibyo biraza kuba wabimbwira, biraza gutuma numva ko ibyo bintu byari byo. Ati kugeza naho wari ugiye kuba watera ahantu bari bafite icyuma. Undi ahita amubwira ati we ceceka aho ngaho, ariko ibyo ngibyo urimo uravuga nta kintu bisobanuye, izo nama zawe nta muntu wazigusabye, n'ubwo busobanuro bwawe nta muntu wabugusabye. Icyo uzi cyo uri umuhombyi, kandi umuhombyi ahora ari umuhombyi iteka ryose. Urimo urumva neza ibintu urimo ndakubwira se, kandi nta n'ikindi kintu icyatuma gihindura ibintu wakoze kuko uri ikigwari peti. Ubwo akajya agatangira kuba yamukoma mu gatuza amubwira ati wowe uri ikigwari, kandi ikigwari gihora ari ikigwari, ukandi n'umuhombyi ahora ari umuhombyi. Ubwo bandi barimo barasekeraho inyuma, undi agatangira kuba yamubwira ati se warekeye kuba wakigira intwari, bino bintu nta kintu biri buze kuba byakumarira, nta kintu na kimwe biri buze kuba byakumarira sibye kuba warira ukaza kuba wajya hasi. Ibi bintu ndabikubwiye kandi ntabwo biri buze kuba byatinda, ntabwo biri buze kuba byaba byiza. Undi agatangira kuba yaseka ati ngo njya hasi, ariko wa muntu we waretse kuba watakaza umwanya wawe kuri ngewe, wakirebeye ibikureba ukandeka. Ubwo ngubwo agatangira kuba yamubwira ati murebe abantu muri hano mwese mwumve ibintu n'umugabo yakoze, ariko aracyari ahangaha ahagaze ahangaha ambwira ibintu ibi ngibi se urimo urambwira ni ibiki? Wowe urahagarara ukareba umugore barimo baramuhohotera ntihagire n'ikintu na kimwe ushobora kuba wakora, warangiza ukaza ngo urimo urangira inama. Wowe wabonye umugore barimo baramuharabika, ariko urihagararira urareba gusa. Ariko ndakirebera ku isaha avuga ati se we waza umbwira iki? Ni iki ndimo ndakubwira utarimo urumva? Undi akamubwira ati reka nkubwire, njyewe ntabwo nari mfite kuba nakivanga mu bintu bitandeba, njye nirebera ibintu bindeba, ibitandeba rero ntabwo nari kubyivangamo, siko ntari nshoboye kuba natabara, ariko kuko bitari birimo birandeba nabiretse. Rero kuba waba umuntu ntabwo bivuze ko wishora mu bintu byose ubonye, ntabwo ari byo bikugira intwari. Urimo urumva se wa mujeni we? Ubwo ntibaziranye. Undi akamubwira ati ariko wakoze akazi keza nk'uko urimo urabyivugira kuko abantu bose barimo baragushimira. Rero ngewe ntabwo nari gushobora kuba najya kuba nafata biriya bintu byose ngewe, reka ntabwo nari kubyivangamo tayari. Ubwo nuko nguko nyine umusore warimo aravuga ngo ntabwo yari kujya kwivanga muri biriya bintu, kandi we atazi iyo biva niyo bijya. Ubwo bakatwereka wa mukobwa nawe arimo araza, itangazamakuru rigenda rimukurikirana ati mabuja wowe tubwire. Ubwo nuko nguko umukobwa yazaga gake gake yinaga,
ariko ageze aho ngaho yarabanjije arababwira ati mwe mupannye mbanze mbahereza ubutumwa. Ubwo yarababwiye ati nituramuka tugezemo hari imbere mubanze mumenye ko ibipapuro cyangwa se bibana cyangwa se ibyapa byose bizamuye biri mu birere. Noneho tugiye kuba twakina n'uriya mushenzi, reka nze mwereke ko yakinishije cyangwa se yivanze mu bintu bitamureba. Reka nze mwereke igeno ryiwe irya bino bintu yakoze. Murimo murabyumva neza? Ubwo nuko nguko umukobwa nyine yabwiye bano bantu bose ngo babanze bamenye ko biriya byapa cyangwa se ibyapa biriyo biraba bizamuye. Ubwo nuko nguko undi nawe yarari aho ngaho ngo ndimo ndigira ngo ibiki, ariko ye seriye niko urimo uravuga cyangwa urimo uratebya? Ubwo ngubwo niko yese atangira kuba yamubwira tumva we niyo nakigira ibyo ntazi cyangwa se nkigira uko ntari, ariko icyambere umenye kuri ikigwari kandi nge ntago nifuza kuba naba ikigwari nkawe. Urimo urumva neza se? Ubwo nuko nguko abandi barimo baratongana ariko bakibaza ati se we ubundi mwarekeye ibyo bintu murimo, ikigwari cyasohotse kikava aha ngaha k'ikigwari n'ubundi gihe ari ikigwari nk'uko wabivuze yakisohokeye akava aha ngaha tukikorera akazi ko twamubonye ko nyine icyo ashoboye ari ukugenda akihagararira aho ngaho. Ubwo n'umukobwa akavuga ati we nta bufasha bwawe dukeneye, ahubwo jya kureba muganga wo mu mutwe abanza arebe niba nta kibazo ufite. Igenda ujye kwa muganga kuko nta kintu na kimwe urimo uravuga kizima aha ngaha, nta n'ushaka kuba yakumva cyane ko nta n'ushaka kuba yakorana nawe. Iva aha ngaha ugende, genda taha. Ubwo umugabo warimo arisekera agaseka, abandi bose batangiye kuba bamwamagana ati va aha ngaha. Ubwo nuko nguko n'undi musore yatangiye kuba yababwira ati we mwe muretse mbanze muhereze gasupo. Bakamubwira ati we nta kaze twaguhaye aha ngaha, ndimo ndibaza ikintu kirimo urakora aha ngaha, wakisokeye hano ko nta muntu n'umwe urimo uragushaka, nta wigeze ugukunda. Ubwo undi nawe agatangira kuba yamubwira ati baba bankunze batankunze ariko ntibisobanuye ko ngiye kuba nakigira umuntu urenze kandi ntarenze kuko nta kintu kizima nakoze. Ahubwo wowe tegereza uraza kuba wareba ukuntu bari buze kuba bakitwara, baraza kuba bagushinza wowe. Uriya mukobwa araza kuba yagushinza. Umusore akamubwira ati ariko ngiye ntewe ishema n'ibyo nakoze byose, kuko ubu ngubu nagerageje kuba nafasha kandi uraza kuba wareba ko ibinyamakuru byose biri buze kuba byanyandikaho inkuru. Usibye wewe ikigwari gusa ushobora kuba wakihisha, ni wowe nakabwiye ko ugomba kuba wakitoza gufasha buriya byari byiza. Ahubwo reka nkubwira ati igendere nonaha cyangwa mbe nahamagara abasekirite ibaze bagusohore. Ubwo nuko nguko nyine batangiye kuba bamusora umuhungu ariko akitegereza akareba, agatangira kuba yamubwira ati yewe nta kibazo, ariko akiri aho ngaho hari uwahise aza ati dore nguyu dore n'uyu Wayini. Ubwo Wayini nawe yarari aho ngaho yoko nyine Wayini atangira kuba yavuga ati se, abandi nyine batangira kuba bavuga ati se kubera iki barimo baraza bamuhamagara gutya, ni iki cyabaye ko mbona bacitse igikuba, ni ibiki byabaye? Ubwo nuko nguko n'umukobwa wari uri aha ngaha atangira kuba yavuga ati bishoboka byose aje kuba yamushimira. Undi nawe atangira kuba yavuga ati ntewe ampaye nka ishema n'ibyo nakoze. Ubwo umusore warimo arasekeraho inyuma arimo arisekera ibintu byose birimo birabera aha ngaha, akagenda yisekera kuko we yarabibonye. Abandi bagatangira kuba bavuga ati se buriya yumvishije ko iyo kakora aha ngaha ashobora kuba yaje kuba yamushimira kuko yakoze igikorwa cy'intwari. Umukobwa nawe ahagaze aho ngaho, umusore yatangiye kuba yajya ku mateleviziyo akajya kuri mikoro ati ngewe nakoze ikintu cyanyacyo, niyo mpamvu nabikoze kuba natabara uno mukobwa yarari mu byago, ingerageza kuba nabimukuramo, niyo mpamvu byose nabikoze. Tayari nagoze ibyashobokaga byose uno mukobwa yari yabuze ikintu yavuga, ariko naje kuba namutabara. Rero nk'ukuntu mwese muri aha ngaha murimo murabibona, ni nge wamutabaye uno mukobwa, usibye uyu nguyu wenyine uri hariya utashobora kuba yagira ikintu akora, ufite mu mutwe udatekereza. Nge ni nge ngenyine wagerageje kuba natabara uno mukobwa. Rero mu birebe byose ni nge wabikoze. Ashobora kuba yazanye rino tangazamakuru ngo rize kuba ryanshimira kubera atewe ishema n'ibyo nakoze. Ariko noneho ishemwa mw'abantu mwe isumbaze ngo byagenze gute, ndimo ndavugishwa. Ubwo nuko nguko umukobwa byose arimo arabyumva akabyitegereza, ararakara cyane ahita afata urushyi tayari ahita atimbura. Umuhungu uri muri yamamaza aho ngaho urimo aravuga ngo atewe ishema n'ibyo yakoze. Undi yahise atangira kuba yakibuka ukuntu umuhungu yamubwiye ati wowe butegereje gatoya nazo uraza kuba wareba ibintu ari buze kuba yagukorera, uraza kureba imikino muri buze kuba mwakina. Yatangiye kuba yakibuka ibintu umuhungu yamubwiye,
umuhungu atangira kuba yavuga ati sibi ni ibiki. Undi aramubwira ati ubwo byari mu gitondo, uratinyuka kuba wakora biriya bintu mu gitondo wakoze? Reba none urimo uraza ahangaha ngo bagushimire kuri biriya bintu wakoze. Undebera umukobwa nyine kandi duheruka bamutabaye, ariko yaje akubita umuhungu ngo urumva utewe ishema n'ibintu wakoze, tugushimire n'ibintu wakoze ku manywa y'ihangu nkariya. Ubwo ntibyatinze nk'uko umukobwa yabivuze, dore ibyapa baratangira kuba babimanika ngo umuhungu bamufunge. Undebere dore baramanitse ibyapa ngo bamwice, abandi ngo bamufunge. Ubwo itangazamakuru riri aho ngaho, umuhungu byamushobeye, kamera zirafotora, zijyaho zirafotora. Ubwo umuhungu nawe byatangiye kuba byamukubita mu maso ibyo yashakaga ngo agiye kuba yaba icyamamare cyangwa se ngo intwari. Dore baratangira kuba bamanika ibyapa ati bamwice, bamufunge, bamwice, bamufunge. Nawe undebere dore ibyapa baragiye baramanika ati bamufunge, bamufunge. Undebere nawe dore ibintu birimo birabera aha ngaha. Wakibaza ngo umukobwa afite kuba yakora ibiki? Ariko babandi bakorana batangira ko bavuga ati sibi ni ibiki, ko natekerezaga ko Mr. Yoka ari intwari, ibi ni ibiki ko mbona yahindutse? Undi nawe agatangira kuba yabaza ati se ko mbona ibintu murimo murakora ngiye hano byancanze, ngiye ntiwibagiye ko nagutabaye, ngiye nageragezaga kuba nagutabara, ariko sinzi impamvu bino bintu murimo murabikora, ni ibiki urimo uravuga? Undi agatangira kuba yavuga ati ubu ngubu koko nawe uri kumva ko nakavuze ko wantabaye hejuru y'ibintu wakoreye umukunzi wanjye, none uri aho ngaho urimo uridagadura. Ntago wowe wari uri kubona ko turimo turikinira twebwe njye n'umukunzi wanjye, ukaza ugatangira kuba wakivanga mu bintu bitakureba? Undebere dore mukobwa, wa muhungu ngo bari umukunzi we ngo bari barimo barikinira, ngo uyu nguyu ngo yaje kubita umukunzi we, ngo kandi bano bari barimo barikinira. Nawe undebere dore umukobwa ukuntu yatangiye kuba yavuga. Ubwo nuko nguko yise yaka mikoro n'agahinda kenshi n'amarira menshi. Ubwo wa muhungu we arihagarariye aho ngaho nk'uwabibonye, mbese ni mu mwanya w'uyu nguyu ari, bino byose niwe byari kuzabaho. Ubwo umukobwa yaje kuri mikoro n'agahinda kenshi, ipfunwe ryamwishe. Dore nuko nguko yaje ahita atangira kuba yavuga ati muri iki gitondo ati uyu muhungu yaje ndi kumwe n'umukunzi wanjye. Nibwo yatangiye kuba yaza yamuhohotera, aramukubita. Uyu mugabo ni umuntu mubi. Unyumvire bimwe bamubwiye ngo baraza kuba bamuharabika, niko birimo biragenda. Atangira kuba yavuga ati yaje yataka umukunzi wanjye. Akimara kuba yamwataka, atangira kuba yamuhukubita, ajya haramukubita. Ubwo abandi nabo ngo ati ye, ibi bintu se koko barimo baravuga yakubise umukunzi we? Undi nawe atangira kuba yavuga ati uyu wayini ati yaje aramwegera, aramukubita amugira impere, aramwataka yataka umukunzi wanjye. None niyo mpamvu ndimo ndamushinze uno muhungu kuko ibintu yakoze ntago ari byo. Undi ariko agatangira kuba yavuga ati se kubera icyo urimo urakora ibyo bintu, kubera icyo urimo urakora ibyo bintu? Undi warimo aratanga nyine ukuntu ngo byagenze, agatangira kuba yavuga ati ngo umukunzi wanjye yamwinginze, nanjye ndamwinginga ngo amureke agenda, ariko we ntiyabyumva. Ntumbaze impamvu yabikoreye, ntumbaze impamvu ya byose yateye kuba yakora bino bintu, kuko namubwiye ndamubwira ariko yanga kuba yabyumva. Ntumbaze impamvu no muhungu yabikoze, ariko unyumvira uno mukobwa ukuntu ari umugome, kandi duheruka barimo baramutabara. Ubwo bose barumiwe cyane, ubwo birimo biraca no kuri televiziyo ukuntu ngo byose byagenze. Ubwo abandi batangira kuba bavuga ati se we mukobwa. Ubwo nuko nguko na wa wundi arimo arabireba akisekera, byamushobeye nyine warimo arinanura aho ngaho aho yibereye. Umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati si ibintu wakoreye umukunzi wanjye biracyagushimishije, na n'ubu ngubu baracyari kwa muganga ibintu wamukoreye. Ubwo umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yareba niba bose barimo baramureba, akavuga ati mwese muri aha ngaha uyu muhungu arimo arigira intwari, ngiye biranantunguye kubona hejuru y'ibintu byose yakoze akomeje no kuba yavuga akigira intwari ngo yakoze ibintu byiza kandi yahohoteye. Akamubwira tutewe ishema no kuba wahohoteye umuntu wa kimwaro we. Ubwo umukobwa batangiye kuba bamubwira ati ceceka aho ngaho, wahagaritse izo nkuru urimo uragerageza kuba wakora. Atangira kuba yabwira abantu bose ati mwebwe muri aha mwese murekere kuba mwarikodinga, murekere. Umukobwa akamwitegereza akisekera, akimwinyuzamo, akamwenyura. Umuhungu arimo ararwana n'itangazamakuru ababwira ati murekere kuba mwafotora, yemwe murekere. Uno mukobwa arimo arababeshya, ibyo bintu byose avuze ntago ari byo. Akababwira ati se mwaretse kuba mwafotora. Agareba umukobwa akamubwira ati se waretse kuba wanshinza ibintu ntakoze? Ni gute wowe wakora bino bintu koko ukaba wanshinze ibintu ntakoze?
ubwo abari aho bo barumiye cyane batangira kubavuga ati se biriya byose yatubwiye ni ukuhimba, ni ibintu bitabayeho biriya byose byo kwigira intwari, mbega yo kumbabaje. ubwo bagiye batangira kuba bavuga ati ikimwaro uduteye ikimwaro. ubwo umusore we yiyicariye aho ngaho ariko undi agatangira kuba yavuga ati uno mukobwa arimo aramparabika, izi ni drama, ni imikino arimo arakina. undi agatangira kuba yavuga ati uno musore arimo arihereza ka morali, ibintu byose arimo aravuga yatubeshye, biriya byose yatubeshye ntago ari byo, ni ukugira ngo abeshye asibanganye ibimenyetso. abandi bagatangira kuba bavuga ati nga ni ukwihagararaho, uriya muhungu ngiye singishaka no kuba nakorana nawe bitewe n'ibintu akoze. ubwo nuko nguko bagiyeho bose batangira kuba bagendera mu kigare ati turakwirukanye muri kampani, bura ugenda uve muri kampani turakwirukanye. undebere bano nyine ni banyamugiye mugiye batangiye kuba bakirukana umusore bakamubwira ati turakwirukanye, sohoka genda, bavugiye hejuru ati genda, nta mahirwe. akiri aho ngaho bw'umusore nuko nguko nyine umukobwa yatangiye kuba yavuga ati wangije amahirwe yangiye kuba nakibera mu buzima bwanjye n'urukundo rwanjye, cyangwa se mu muryango nashakaga kuba nakiberamo w'abantu bakize. ubwo nuko nguko ariko umusore yagumye atongana akavuga ati barimo barambeshyera, ibyo byose barimo baravuga ntago ari ukuri. ubwo nuko nguko yagarutse inyuma atangira kuba yabwira wa musore wari uhari, atangira kuba yavuga ati we wari uhari wamvugiye, babwire rwose ko barimo barambeshyera ibyo bintu byose bitabaye, kuko ibyo bintu ntabwo byabaye, babwire we wari uhari, babwire. ubwo umusore rwose atangira kuba yavuga ati se simperuka, urimo uravuga ngo jyewe nta bintu bizima mfite, none se ni gute urimo urambwira ngo ngufashe kandi ari we wabimbwiye? undi agatangira ati nyine njyewe rwose babwire. undi akavuga ati nta kintu na kimwe ndi buvuge, kuko buri gihe ikigwari gihora ari ikigwari. none se nkubwire ngo nguki, ahubwo amahirwe masa wayiniwe. umusore nyine ukamenya ko amukuriye agahukunyo, aramubwiye ati genda ubage wifashe, ikigwari gihora ari ikigwari, ni gute ndi bugufashe kandi ndi ikigwari? undi yaragarutse ati nukuri munyizere, nta kintu na kimwe nigeze nkora, nta kintu na kimwe nigeze nkora, ibyo byose ni ukumbeshyera. uyu mukobwa arimo arabeshya, ni gute wavuga ngo umuntu arimo arabeshya, arimo aranarira. ubwo umukobwa yatangiye kuba yarira umusore biramushobera, ubwo niko kamera nazo ziriho. umukobwa ariko atangira kuba yavuga ati arimo arabeshya, ahubwo njyewe unyise umubeshyi, murebe rwose uno mugabo arimo aranyita umubeshyi kandi n'ibintu yakoze yanze kuba yabyemera. ubundi iteka n'iteka abagore nta gaciro duhabwa, urimo uranyita ngo ngende ndimo ndabeshya? ubu se kuko urimo urashaka kuba wagera kuki? umukobwa kuko yaravuze aravuga. ubwo abandi batangira kuba bavuga ati ariko uko ari byo, uriya mukobwa nta nubwo arimo arabeshya, nuko umuharabika. ubwo umusore yatangiye kuba yavuga ati se urimo urashaka kuba wagera kuki? abandi batangira kuba bavuga ati yoko ntabwo turi bukwizera, uwo mukobwa wamurenganyije pe, unarenganya umukunzi we, bagufunge. ubwo nuko nguko umusore nawe byamushobeye biramurenga, ariko atangira kuba yavuga ati se urakeka ko ndi ikigoryi wa mukobwa we, ku buryo wafata ugafata umwanzuro wo kuba wakora bino bintu? koko ushaka kuba wagera kuki wa mukobwa we, waretse kuba wakora bino bintu? ubwo nuko nguko umukobwa nawe arimo arisekera, akajyaho hirya akayisekera, kubera kuba yabeshyera uno muhungu, ariko agatangira kuba yakiriza. abantu bose bakabona ko umukobwa arimo ararira bya hehe, ikarimo arabeshya. ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati abantu bose bameze nk'aba, ubu arimo arashaka impamvu umuhungu byamucanze, biramurenga cyane. atangira kuba yavuga ati ubundi abagore turarengana cyane, kugeza naho uno muhungu adashaka ko natanga na speech cyangwa se nkaba natanga igitekerezo nanjye, arimo aranzibisha ngo kugira ngo abantu bose batabanyumva. rero abagore nyine bisobanuye ko tudafite ijambo kuba twakumvwa, rero niyo mpamvu abantu bameze nk'aba ngaba ntabwo bakagombye kuba baba mu bantu. ubwo nuko nguko nyine umukobwa yatangiye kuba yazibisha. uno musore akavuga ati uno musore njyewe arimo arancecekesha kugira ngo mbe ntatanga igitekerezo cyanjye by'ibintu yankoreye, arimo arashaka kuba yakiharira ijambo. kandi umukobwa ari nawe urimo uravuga cyane, ariko yatangiye kuba yanabeshyira umuhungu ko yamwimye ijambo. ariko umusore agatangira kuba yakisobanura ati se njye ko nagutabaye ni ukubera icyo urimo urankora bino bintu? njye nagutabaye, ibintu byose nakoze nabikoreraga wowe bitewe n'ukuntu baguhohoteraga, ni ukubera icyo utarimo uranyumva? ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati wowe wamvuganiye kuko ko wari uhari, undi se ko yiboneye hazaza hiwe ukuntu bimeze. rero yatangiye kuba yakicecekera, yoko akamubwira ati wavuze ukuri, ko wari uhari, ni ukuri jya ku ruhande rwanjye nanjye ube wamvugira. none se ko wari uhari wamvugiye koko mvugira?
barimo barashaka kuba banyangiza bakansenyera ubuzima wamvugiye. Umusore agatangira ati yego yego yego. Ubwo nuko nguko yahagurutse atangira kuba yavuga ati noneho ntangiye kukumva, ubwo wemeye ko noneho bagiye kuba bagusenyera ubuzima bwawe cyangwa bwabwangiza, ntangiye kuba nakumva, ariko ngiye nta bifu mfitanye n'umuntu n'umwe ahangaha, habe na gatoya da, nta bifu n'imwe mfitanye n'umuntu n'umwe ahangaha. Rero ngomba kuba nakimenyera izanjye. Ngewe wanyise kare eko ndi ikigoryi, ndi ikigwari, reka ikigwari kibera ikigwari, kuko ngiye ibyo nshoboye nuko wibera ikigwari. Rero se ni gute ikigwari cyakongera kuba cyagaruka kikaba umuntu muzima? Nge ndi ikigwari, ndeka njyenyine, reka nuba ari abangiza ubuzima bwawe, sinshaka ko banangiza ubwanjye. Ubwo nuko nguko nyine umusore yatangiye kuba yamubwira ati genda umenye ibyawe, undeke kure, ungendere kure, ngewe undeke njyenyine. Ubwo nuko nguko yamubwiye ati ariko ngewe nta kintu na kimwe nagufasha, kuko ngewe sinanabizi. Rero ngiye ntabwo mba nzi kuba natabara abantu, menya ibyanjye, ahubwo nawe nakabwiye ijya umenya ibyawe. Ubwo nuko nguko nyine umusore nawe yarebye aritegereza cyane, atangira kuba yamubwira ati yewe, ati ntabwo nakekaga ko ari uku nguko ugiye kuba wambwira. Yahise amufata aramubwira ati ni gute urimo urashyigikira amafuti kandi uyabona ko ari amafuti wa musore we? Ni gute urimo urashyigikira no mafuti? Ati uzi ukuntu bino bintu urimo urabitwara bimeze? Bino bintu uzi ukuntu urimo urabitwara? Urimo uratuma ino bici cyangwa ino ndaya inshinza bino bintu? Ubwo umukobwa yahise avuga ati munumvire, murebe uno musore noneho n'ukuntu anyise indaya, ni gute wanyita indaya? Umusore yigaruye byarangiye atangira kuba yavuga ati yemwe iki? Umukobwa yatangiye kuba yarira ati dore banyise n'indaya, murareba ko wa musore wanyu nta kinyabupfura, bino bintu yari yapanze. Unyumvire nyine umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati dore ngo nambaye nk'indaya, niko arimo aravuga n'ibyo arimo aranshinza ngo nambaye nk'indaya we. Ubwo umusore yatangiye kuba yavuga ati munyumvi, ntago ari ukuri ibyo bintu byose, ntago ari ukuri, nanjye sinzi ukuntu bincitse, ariko ibya mbere byo arimo arambeshyira. Ubwo n'abandi batangiye kuba bagenda bakuraho icyizere bakavuga ati ni gute we watinyuka kuba wakora bino bintu ngo ni indaya? Umukobwa yagiye hararira aririza atangira kuba yavuga ati bino bintu byose birimo biraca live, birimo biraca kuri televiziyo, abantu bose barimo barabibona, nta nubwo yabyitayeho ko turimo turaca live. We yakomeje kuba yakitwara nk'ukuntu yitwaye mbere. Uyu musore nta kinyabupfura agira, atangira kuba yamubwira ati se niba utakiyubaha uri kuri kamera, ibi bintu byose uraza kuba wabikemura gute wa musore we? Ubwo nuko nguko yamubwiye ati niwe wirangije, kubera ko ibintu byose niwe wabikoze, ntago umuntu urimo urakubeshyera, byose niwe wabikoze da. Umusore yabuze ukuntu yakigarura, abura ikintu na kimwe yakora. Ubwo na wa wundi nawe byose arimo arabireba, ariko umusore akavuga ati se koko ndakora iki? Iko mbona ibintu byose birimo biratrendinga cyangwa birimo birasakara kure. Ubwo nuko nguko yibazaga ikintu yakora, agatangira kuba yareba. Ubwo ngubwo no mu binyamakuru batangira kuba bakandika, bajyaho barandika. Ntibyatinze rwose ibinyamakuru byatangiye kuba byakandika ino nkuru y'uno musore, iragenda ibahita umukobwa warimo araseka, kandi wamureba ukabona arimo ararira. Ibyahehe ko ibinyamakuru byatangiye kuba byagenda bisohoka ibintu no musore yakoze. Reka nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarekoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo Yoku yabonye nta kindi kintu yakora, atangira kuba yapfukama arimo arasaba imbabazi Kona. Ati Kona ndakwinginze, wambabariye wanyumvishije, ndakwinginze mvuganira. Ubwo nuko nguko yagiye hasi arapfukama, aho hari abandi barimo barareba, batangira kuba bavuga ati yewe Mr. Lowe, ati banza urebe amakuru mabi. Ubwo ndi yaravuze ati aye makuru. Ubwo nuko nguko yese atangira kuba yagenda ngo areba ayo makuru barimo baravuga. Ubwo nuko nguko yese avuga ati kigoryi, ibi ni ibiki kino kigoryi cyakoze? Ubwo nuko nguko bavuze ati uwahohotewe ari kuri kampani, ngo nibyakomeye cyane, ngo iki? Ubwo nyine ukamenya ko ngo uwahohotewe ari wa mukobwa nyine ngo yagiye kuba yakisangira wamuhohoteye. Undi akavuga ati sibi ni ibiki noneho turaza kuba twabisobanura gute? Ibi bintu ni ibiki? Ahubwo reka tubanze tujye gushaka umuntu w'impuguke acukumbure bino bintu byabaye kuri Wayne cyangwa se Wayne yakoze. Reka tube twajya kuba twashaka uwo muntu uri budufashe kuba twamenya bino bintu ibyo ari byo. Ahita abwira shoferi ati hute, tugomba kuba twajya muri ofisi
mu minota 5 gusa tukaba twahageze tugashaka no makuru ukuntu bimeze. Ubwo ntibyatinze nuko nguko bigendeye, ariko nyine ukamenya ko ibintu bikomeye. Undi yatangiye kuba yamwishikuza amubwira ati ndeka wambwiye ko ndi ikigwari, si ikigwari nakora iki? Ndetse ubwo icyo akeneye nuko uno musore yamuvuganira nyine nk'umuntu wari uhari. Ariko arimo aramubwira ati ndeka njyenyine, mpa amahoro. Umuhungu yarahagurutse atangira kuba yatakamba, ajya haratakamba akamubwira ati n'ubundi uri ikigwari, uri umuhombyi cyane kuba utanamvuganira, nabyo bikunanire kandi wari uhari. None si ibi bintu urimo urakora ni ibiki? Ubwo nyine umusore yatangiye kuba yagenda abwira wa musore amubwira ati se kubera iki ushaka ko banyangiriza ubuzima? Undi akamubwira ati ariko iyo mikino ngiye ntago nyirimo, ngewe nta n'ikarita ya discipline cyangwa y'imyitwarire mfite ngo wenda mbe nakuraho imyitwarire ku myitwarire mikeya ufite ngo mbe nakuraho bibe birarangiye. Rero mu byiyumvikanire. Undi akamubwira ati sukeka ko ibintu biri buze kuba byarangirira aha ngaha mu gihe utari buze kuba wamvuganira. Umukobwa akabyumva ariko nta kintu na kimwe arimo aravuga. Ubwo nuko nguko umusore warimo arisekera, nta kintu na kimwe yatanga, agatangira ati wowe uri ikigwari, uri ikigoryi wa musore we, umeze nk'urubuto ruri aho ngaho rwabuze, nta kindi kintu wasobanura wowe ku bintu wabonye wiboneye. Undi akavuga ati se kuba mbizi ngewe nta nubwo muzi no mukobwa, ariko ngewe nta nubwo nzi ibintu biri hagati yanyu, ngewe menya business zanjye cyangwa menya ibindeba, ndeba ibindeba, ibitandeba nirebera hirya. Ndakwinginze musore, mbabarira ngewe menya ibindeba, ibitandeba ndeba hirya. Rero ngewe ntago njya menya ibintu by'abantu kuko ntago bijya bindeba mushaka kuba mwabishyira ku karubanda. Ni nkuko nakirebera bino murimo murascreaminga cyangwa murimo murashyira live, akaba ari byo nimenyera kuko mwabishyize ku karubanda. Rero bitari ku karubanda sinjya mbimenya ngewe, reka mbe nakubwira ati wowe nimenye ibyawe nanjye nimenyera ibyanjye, ibyo ngibyo byo simbizi, kandi uraza kuba wareba nyuma y'ibi ngibi ibintu biri buze kuba byakubaho. Njye mfasha abantu mbona ko bakeneye ubufasha, sinjya mfasha abantu ntazi ukuntu byatangiye, ntazi n'ukuntu biri buze kuba byarangira kuko ntago baba babunsabye. None se hari umuntu wari wansabye ubufasha? Undi akamubwira ati we wacecetse aho ngaho, ibyo ni ibiki urimo uravuga? Undi akamubwira ati ariko ibyo ndimo ndavuga urimo urabyumva? Njye naje aha ngaha nk'umuntu wiziye mu kazi, rero ni gute ndibuze aha ngaha ngatangira kuba nakigira intwari kandi ntari intwari? Undi akigarura nyine akibuka ko yari yigize intwari, akamubwira ati akanya gatoya wari intwari se, ugiye kuba nawe waba ikigwari nkanjye? Wandetse se nkibera ikigwari ko ngiye ndimo ndavuga nta kintu na kimwe ngiye nakoze. Rero nubu urujya hasi, ijya hasi kuko nicyo kintu wari ukeneye, ariko wibuke ko nari nabikubwiye kuri buze kuba wajya mu mwanda, siko nari nakubwiye se? Umukobwa akabyumva agatangira kuba yavuga ati no muhungu se ko mbona yigize umunyabwenge, uyu musore ko mbona yigize umunyabwenge, ni ibiki arimo aratekereza? Arimo aratekereza se ko ngewe hari ibindi bintu byinshi inyuma y'ibi ngibi? Umukobwa nyine yatangiye kuba yakeka uno musore kuba atarimo arivanga muri bino bintu, ko hari ikindi kintu arimo arakeka. Ubwo umusore akamubwira ati bagiye kuba bandangiza, ariko nta nubwo ushaka kuba wandwanirira, reka mbanze nkwereke. Ubwo nuko nguko umujinya wari wamwishe kubona nyine umuntu wari uhari nta kintu na kimwe arimo aravuga, ariko agiye kuba yamukubita hari uwaje amubwira ati we murekere. Hari abarimo baraza barimo baravuga ati murekere, tayari nuko nguko hari abarimo baraza gakeya, ugahita umenya ko nyine hari abarimo baraza gakeya tayari. Ubwo nuko nguko hari uwaje ahita ababwira ati nababwiye ngo murekere kuba mwarwana. Ukibaza ngo uyu ninde? Ariko twamubonye ari mu modoka mu kanya, ntumbaze ngo ninde, ariko abo bari bagiye kuba barwana barababujije ati murekere. Uwo ni uwaje bamwita Mr. Rowe, batangira ko bamubwira ati Mr. Rowe nukuri uraje, nukuri rwose niwe muntu nari ntegereje. Ariko yaje amucapa iki, amubwira ati wakigoryiwe ceceka aho ngaho. Undi yatangiye kuba yakibaza ati si ibi bintu birimo birajya mbere ni ibiki we? Undi atangira ko yamubwira ati niko aho wakarangije ibintu byose, ahubwo urimo urabishyira mu byago bishyira mu bibazo. Undi atangira ko yamubwira ati nakekaga ko ibintu byose wabirangije ugafata kampani yacu ukayishyira hejuru cyane. Undi nyine akamubwira ati ngiye nyine ku bintu byose urimo urumva siko bimeze, uyu mukobwa arimo arampawutiriza cyangwa se arimo arambeshyera ibintu ntazi, iri shyaka barurya icyo agatangira kuba yazirya. Umugabo amubwira ati ziba aho ngaho, urimo uravuga ibiki aho ngaho wowe ziba. Ubwo nuko nguko yamucecekeshaga
amubwira ati ziba aho ngaho wowe nta jambo na rikeya ufite habe na gitoya ufite kuba wavuga aha ngaha bitewe n'ibintu wakoze. Undi yatangiye kuba yamubwira ati rata misi we ngo ni ibiki byagenze gute, ibi bintu ngewe reka nze kuza kuba nabikemura, umpereze igihe gitoya nze kuba nabikemura birangirira aha ngaha. Undi akavuga ati ngo birangirira aha ngaha gute se nabyemera ko ngiye birangirira aha ngaha ibi bintu? Akamubwira ati nyine twebwe ntabwo dushaka ko kampani yacu yaza kuba yakangirikira muri bino bintu cyangwa ikaba yajya hasi, ntabwo twebwe turi bube turabishaka, turashaka ubundi buryo bino bintu biri buze kuba byakemuka, ariko mutandagaje kampani yacu kuko mwaba mugiye kuba mwayitesha icyasha. Ubwo nyine umukobwa nyine batangiye kuba bamusaba ko yarangiriza bino bintu aha ngaha ko byakangiza kampani yabo. Umukobwa ariko arabireba atangira kuba yakitegereza akababwira ati yewe atutegereze uraza kuba wareba bino bintu ukuntu biri buze kuba byagenda, ndagira ngo nkubwire ko bitarangiriye aha ngaha ndaza kuba nakwereka hamwe nawe kandi. Ubwo arimo arabwira wa musore ngo nawe aze kuba yakitegura, yahise abwira abo yazanye ati twigendere, itangazamakuru tayari baragenda. Nuko nguko bagiye, ariko aramubwira turaza kuba wakirebera udukoryo urebe ibintu biri buze kuba byabaho. Ubwo umugabo nuko nguko yahindukiye ati yewe ati bimeze bite Paul we? Ubwo umugabo nyine dushatse twanakoresha Paul kubera ko boss wabo nawe bamwita Kona, reka twikoreshereze Paul niryo riri buze kuba ryaba ryiza. Ubwo nuko nguko yamubwiye ati Paul we ati Kona hano ibintu byose biraza kuba byagenda neza. Ati Kona hano yari yambwiye ko akeneye umukozi, rero nari namubwiye ko uri buze kuba wahagera, sibye ko wari wambwiye ko habaye agisida, rero niyo mpamvu rero nakubwiye ati ibintu byose biraza kuba byagenda neza. Ariko umuhungu akamubwira ati se Rovo urowa we ati kubera iki bino bintu mwe murabikora? Ati uyu nguyu se koko aje gukorera aha ngaha? Ati uyu musore urushyi yararuriye amaje kuba yatamira inki uyu nguyu we. Bakamubwira ati ceceka aho ngaho, icecekere nta jambo na rikeya ufite, atugomba kuba wakubaha uno musore kuko niwe Kona yizeye ugomba kuba wakura kampani yacu mu gihombo, urimo urumva neza? Ubwo nuko nguko yese atangira kuba yavuga ati ahubwo mwakire nka boss wawe kuko uyu nguyu ni boss wawe aha ngaha. Ngo nguki? Ubwo yatangiye kuba yavuga ati gute ibyo bintu byashoboka ngo uyu nguyu niwe boss wanjye? Ibyo se bishoboka gute? Bishoboka gute? Ubwo Rowa nawe akamubwira ati ni ibiki utarimo urumva? Hari ikintu utarimo urumva? Ahubwo musaba imbabazi, usabe Mr. Paul Brayley, Mr. Paul Brayley umusaba imbabazi. Ubwo musore yaramubwiye ati reka ngiye ntago namusaba imbabazi, nta mpamvu nimwe yo kuba namusaba imbabazi, reka ngewe ntago ndibuze kuba namusaba imbabazi kuko yanyandagaje cyane, ahubwo niwe ugomba kuba yansaba imbabazi, ngera nta mbabazi ndi bumusabe. Ubwo umusore nawe akisekera agatangira ati ngo iki nta mbabazi uri buze kuba wansaba? Ubwo nuko nguko yamurebye aramubwira ati yewe wayine we ati reka mbe nakubwira ntago ngiye nkeneye n'izo mbabazi zawe, nta nubwo nkeneye ko nsaba izo mbabazi, reka ngiye ntago mbishaka ibyo ngibyo, ahubwo ngiye ikibazo mfite ni kimwe cyonyine cyo kuba nakubaza, ngiye ntago nshaka kuba nago uko nsaba imbabazi. Ahubwo yaramubwiye ati se uri muri yumva ute kuba barimo baragushinza ngo kuba wahohoteye umuntu kandi watabaye? Undi agatangira kuba yavuga ati se ibyo ni ibiki urimo urambwira? Undi akamubwira ati rero iyo ushaka kuba wakibera umuntu utuje uguma witurije kuko nta kibazo uza kuba wagira, ariko wowe wigaragaje nk'umuntu mwiza urabona ukuntu ibintu byose birimo biragenda, barimo baraguhiga nk'umuntu wakoze ibintu bihambaye kandi uzi ko wakoze ibintu byiza. Rero nicyo kintu ndimo ndakubaza, urimo uriyumva gute? Undi akamubwira ati we ceceka aho ngaho. Ubwo hari uwundi wahise uhagera atangira kuba yavuga ati amakuru mabi, ati kubera bino bintu byabaye online hose twuzuyeho ku mbuga nkoranyambaga, barimo baratuvuga telefoni zose, ibintu byose byangiritse, none sava yacu yagize ikibazo, kampani yacu bashobore kuba bayiteye, ibintu byose bishobore kuba byangiritse. Abandi ati ngo nguki ngo byagenze gute? Ubwo nuko nguko barebye bahita bavuga ati we wayine we urumva ibintu wateje ibi byose ni ukubera wowe, none reba ibintu ngo wateje, ngo kampani yacu yagize ibibazo, ibi bintu biraza kuba byarangira gute? Iyi mikino yawe wakoze ibi bintu biraza kuba byarangira gute? Unyumvire nyine nawe ibintu birimo birabera aho ngaho. Ubwo bakatwereka aho hari undi nawe uhari arimo arabwira papa ati papa
ibintu byose bimeze neza. Ati uriya musore nshaka kuba namukwereka ni umusore mwiza, aritonda, avuga neza, kandi azageza kampani yacu kure cyane. Ninza kuba namukwereka uraza kuba wamwishimira cyane. Ubwo nyine ukamenya ko arimo arabwira papa we ko agiye kuba yamuzanira umusore bakundana, akamubwira ati we ninza kuba namukwereka uraza kuba wamubona rino joro, ni umusore mwiza, ni umutekinisiye, uraza kuba wamubona rwose kuri kampani yacu, azatugeza kure, uzabibona, uzamwishimira. Ubwo undi nawe yarangariye muri telefone uri aho ngaho, intumba si ibintu amaje kuba yabona. Ubwo atangira kuba yavuga ati ndaza kuba nashaka ukuntu njyana na mukunzi wanjye muri ipatiri buze kuba yaba, tubanze twenjoyinge kuko ubu ngubu ni n'intwari, ahantu hose barimo baramuvuga. Papa uraza kuba wamukunda, umwishimire cyane. Ubwo nuko nguko ndari kuri telefone, ariko umukobwa yaramubwiye ati yewe miss we, banza urebe aha ngaha, banza urebe ikintu cyabaye aha ngaha, ngo dore hari beach cyangwa se indaya yaharabitse sheri wawe, banza urebe. Ubwo yaramubwiye ati ngo iki? Ubwo nuko nguko yihutiye kuba yareba ngo hari beach yandagaje sheri we. Ubwo ntumbaze ngo ni ibiki arimo arareba, agatangira kuba yamubwira ati banza urebe. Undi akavuga ati sibi nibi byabaye kuri sheri wanjye we, ibi bintu ni ibiki? Ati uyu muntu agombe kuba yapfa, ni gute yakora kuri sheri wanjye? Ati twagiye nonaha, tunyaruke tugende. Ubwo kibaza ngo umuntu arimo aravuga ninde, ngo sheri we bari bamukozeho, rero ngo agomba kuba yakica umuntu wagerageje kuba yamenyera sheri we. Abandi nabo bari aho ngaho bagatangira kuba bavuga ati yemwe mwese muri aha ngaha muramubona umukozi mushyashya? Undi agatangira kuba yavuga ati murakoze cyane, byose ndimo ndabyumva kandi biri mu nshingano zanjye Mr. Rowe, byose ngomba kuba nabikora, inkabikemura, inkabishyira ku murongo, ndaza kubereka. Undi rero akamubwira ati Mr. Kona rero byose nawe yari yabimbwiye ngo uri umuhanga cyane, cyane ko wabaye n'uwa mbere mu makampani yose 50 agomba kuba wakurwamo umukozi umwe uzaza kuba yakorera aha ngaha. Rero ugiye kuba watangira uyu munsi, ibyimbitse kano kazi ugomba kuba wagatangira uyu munsi. Ubwo babandi bose bari barimo baramusebye batangira kuba bamureba ati ye, aturiya segiye kuba yaza muri tekinike we, uriya muntu we, ye baba we. Ubwo nuko nguko Yoku cyangwa se Wayne nawe yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu ni ibiki, ariko atangira kuba yavuga ati yego ndaza kuba natangira, ariko njye ibintu byose ndaza kuba nabikora neza, mbanze mbere ku murongo ngenderwaho utuntu tugomba kuba twabikora. Undi akavuga ati nari mbizi ko kampani yacu igiye kuba yatera imbere kubera kuba twakubona, rero nuramuka ukeneye andi makuru aha yihariye ugomba kuba watubwira rwose tukayaguhereza, kuko watoranyijwe uri uwa mbere muri kampani 500 twashakagamo umukozi. Rero wowe wari wihariye cyane, ngo ufite ubwenge cyane kandi urahambaye, rero niyo mpamvu twifuza ko uzatugeza kure cyane, ibintu byose ukabishyira hejuru. Umusore barimo baramushima, uyu nguyu wamwitaga ikigwari yumiwe cyane, ibyamurenze yumiwe. Ubwo nuko nguko bamubwiraga ati yewe ibintu byose biri hasi ugomba kubishyira hejuru, ikampani yacu igashininga ikajya mu birere. Undi akamubwira ati Mr. Kona yari yabimbwiye byose, rero naje aha ngaha ntugire ikibazo, byose ngomba kuba nabishyira ku murongo aha ngaha, kuko yari yasobanuye muri make, ahubwo ni ugutangira nkareba ukuntu byose bimeze. Ubwo nuko nguko yamubwiye ati yego ndimo ndakumva, turimo turajyana byose, icara nta kibazo. Umusore nuko nguko yaje nyine gutangira akazi kiwe, aricarira avuga ati ngewe ingombe mbahabye gakeya. Ubwo Yoku byamucanze cyane, ariko agatangira ko yavuga ati suragumye uhagaze aho ngaho wowe, ati sohoka aha ngaha muri no kampani, byose byarangiye aha ngaha, ntago ugomba kuba waguma gukora aha ngaha, isohokera. Undi bari bamwirukanye baramubwira, aravuga ati uranyirukanye se? Ati gute waba unyirukanye? None se ubundi ngewe niki nakoze ku buryo wahitamo kuba wanyirukana? Ngewe ni ibiki nakoze ku buryo ushaka kuba wanyirukanisha? Ubwo nuko nguko bamubwiye ati wowe ugomba kuba wasohoka. Undi akavuga ati hoya niki nakoze ku buryo ugiye kuba wanyirukana wowe? Undi akavuga ati nge nta kindi kintu nakubwira usibye kuba wagenda, kuko nta kintu kizima wigeze ukora usibye kuba wateza kampani yacu icyasha, isohokera uva aha ngaha. Ubu Braille niwe ugiye kuba wafata akazi aha ngaha, Braille Kona. Ubwo Paul ibizina nabyiwe nabyo ni byinshi. Ubwo baramubwiye ati wanze kuba wamusaba imbabazi,
rero nta mpamvu yo kuba waguma ahangaha mu gihe udafite disipurine, nta mpamvu yo kuba waguma ahangaha. Undi aratangira kuba yavuga ati kubera uyu nguyu niwe ugiye kuba watuma unyirukana njyewe. Ubwo atangira kuba yavuga ati uyu nguyu yagiye kuba yaguma ahangaha ngende. Akamubwira ati ibyo bintu ntago ari byo wanyambitse icyasha, banyambitse icyasha uhari ariko ntiwigeze umvugira. Undi akavuga ati ariko ntago wigeze wumva akantu negeze nkubwira, isaha n'isaha wambwiye ati abahombyi bahora bahomba, none se ni gute ushaka ko nishora mu makosa ngere y'ibintu ntazi ikiye. Undi akamubwira ati ariko nawe washatse ko nsenyuka cyangwa se ndangira none wabigezeho. Undi akamubwira ati ariko ibyo ngibyo ntabyo nigeze nkubwira. Akamubwira ati ni gute utangiye no kuba wakihakana ibintu wavuze, ibyo ngibyo wabivuze. Undi ariko agahaguruka akamureba akamubwira ati ariko wowe ibite. Undi atangira kuba yamubwira ati ntago wambera bosi. Umujinya waramwisha ahita ahaguruka amutera urushyi, aramubwira ati ntago wambera bosi. Akamubwira ati wagiye ucunga umunwa wawe, urushyi yararutamiye, tayari barwita inzibyo. Baramuzibishije ubwo bamuteye urushyi. Atangira kuba yamubaza ati gute wankubita wowe, gute wankubita. Atangira kuba yamubwira ati ahubwo nyumva neza, niwongera kuba wagerageza gukora ubugoryi nk'ubu ngubu ndongera ngo ukubite, ahubwo hita usohoka nonaha. Undi yaramubwiye ati we umva ibyo akubwiye Mr. Blair, niba akubwiye ngo sohoka sohoka nonaha. Undi yaravuze ati ngo nsohoke. Atangira kuba yamubwira ati wowe ubundi uzi uwo ndi we. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamubwira ati umukunzi wanjye ubundi wowe uramuzi, uza akamara afite ahangaha, umenye ko ari umukobwa wa Mr. Kona, kandi Kona niwe nyiri iyi kampani. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga tuzi umwanya afite, none suzi umwanya ko ari we wawumpaye. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yakiyemera akavuga ati urakeka ari buze kuba yagukorera ibiki, nimubwira ko ari we wanyirukanye inzozi zawe zose ziraba zirangiriye ahangaha, byose birabirangiye kandi araza kuba yakwirukana uve ahangaha. Urimo urumva neza, ugiye kuba wakirukanwa nindamuka mbimubwiye bino bintu byose mukoze, uraza kuba wakicuza. Ubwo nuko nguko yise atangira kuba yamubwira ati we Mr. Blair we, ati yakubwiye ngo sohoka, kandi yatumiwe na Mr. Kona ahangaha kuba yakora aha. Rero nta kintu na kimwe ugomba kuba wasimbuza ibyo nyiri kampani yivugiye ngo umukobwa we araza kuba yabisimbuza, nyiri kampani yabyivugiye. Ubwo batangiye kuba batongana, ubwo abandi batangiye kuba bavuga ati uwo nguwo Miss Kona ngo naza sera akora ibiki, nta kintu na kimwe ari buze kuba yakora. Ubwo nuko nguko yaje ngo nta kintu ndi bukore, nuko nguko yaje atangira kuba yavuga ati niko murimo muravuga ibicyangaha. Ubwo nuko nguko nyine uwo ni Miss Kona wari uhageze aho ngatangira kuba yavuga ati ibiki birimo birajya mbere ahangaha. Atangira kuba yavuga ati se ubundi uyu nguyu ninde. Ubwo atangira kuba yavuga ati uyu ninde uri ahangaha. Ubwo umukobwa nyine ukamenya ko bamwita ngo Ayara yaraje atangira kuba yamubwira ati we Ayara, bashaka kuba bandangiza bano bantu bose bakoze agatsinda gashaka kuba kandangiza, bashaka kuba banyirukana banankubise. Yagiye hatangira kuba yaririra umukunzi we ati reba ukuntu itama yarigize yankubise. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati urimo urababara sheri, urimo urababara. Undi ati yego ndi kubabara. Ubwo akareba umusore akamubwira ati wambonye se, wambonye. Undi atangira kuba yavuga ati gute wakubita umugabo wanjye, gute wakubita umugabo wanjye wowe, inkandi ubikora nkande, washakaga kuba wamwica se, nibyo wifuzaga kuba wamwica. Unyumvire nyine nuko nguko yaje. Ariko undi yatangiye kuba yamubwira ati Miss Kona ntago ari uko nguko bimeze, uwo wayine urimo urabona ahangaha ahubwo yaharabitse umusore ashaka kuba yamwangiza, niwe wabikoze bwa mbere. Arimo aramwita ikigwara, abakozi bose batangira kuba bamwanga, ariko uyu ni umukozi cyane arakora ntibakore. Undi akamubwira ati ibyo ngibyo ntago mbyitayeho, ni gute umuntu utakubaha umuryango w'abantu aje kuba yakorera, kuko uyu ni umugabo wanjye, ni gute atamwubaha se, ubwo ni gute yaba yakora ahangaha mu gihe adashobotse. Akamubwira ati ni gute wankubitira umugabo we nta bwoba ufite, ahubwo uzi ko ari we ngiye kuba nakirukana wowe, ngiye kuba nakwirukana, reka mbe nabikumenyesha ko ugiye kuba wava ahangaha, ntabwo ugomba kuba wakora ahangaha. Ubwo nuko nguko yamubwiraga ati kadogo we, ugomba kuba wajya witonda, dore agasuzuguro. Umukobwa yatangiye kuba yamubwira turakabwa keza,
undebere dore agasuzuguro. Umukobwa akamukora ku itama turakabwa keza. Umuhungu yahise avuga ati we gasopo n'undi munsi ntago ari uko nguko njye bankoraho. Ubwo nuko nguko umugabo nawe arikivuga ati yewe urushyi yararuriye. Abakozi bose barumiwe. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yamubwira ati gute wamvugisha muri ubwo buryo wowe? Uramvugisha hano muri buno buryo gute mu gihe kampani yacu itameze neza? Ati hano hari abantu benshi bashaka akazi, rero ntago ari uko nguko wakitwara. Mu gihe uzi ko wakoze amakosa ugomba kwicisha bugufi. Ntago ari uko nguko bamvugisha. Urimo urumva neza? Ubwo nuko nguko babwiraga na wa musore we arimo arisekera, agatangira kuba bamubwira ati ugomba kuba wakubaha cyane. Rero mu gihe utabishoboye tayari nawe ugomba kuba wagenda we William we. Tayari ugomba kuba wagenda nawe. Mu gihe udashoboye kuba wakubaha ugomba ukurikira uyu musore nabonye ngo wazanye. Tayari. Ubwo nuko nguko n'undi yaravuze ati yewe urushya bararuriye hano inki zirimo ziravuza ubuhuha. Ubwo bagatangira kuba bavuga ati nta mpamvu zanyu nkeneye. Tayari nta mpamvu zanyu nkeneye. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati nubwo uri sekreteri wanjye ariko ntabwo ugomba kuba wambwira gutyo nawe se nkwirukane. Unyumvire nyine uyu nguyu ni ukwirukana gusa. Nibyo bintu arimo aratekereza gusa, nibyo bintu arimo arakora ngo nawe nkwirukane. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yavuga ati yewe uyu muntu yazanywe na papa wawe. Sinzi impamvu urimo urakora bino bintu kandi ari papa wawe wamuzanye ahangaha. Akamubwira ati ibyo nibimureba, nashaka abe yazanywe nandi, ariko ibyo mvuze nanjye nibyo bigomba kuba byakorwa. Umugabo wanjye niwe ugomba kuba yakora ahangaha. Undi akavuga ati mugiye kuba mwari kuno mugabo se nabonye udashobotse kuma ahangaha. Undi akavuga ati cyane wankubitiye umukunzi rero ugomba kuba wataha, urirukanwe cyane. Ariko we nta kintu na kimwe arimo aravuga. Umukobwa aramubwiye ati buragenda uva ahangaha. Ubwo undi ariko akamubwira ati yewe wibagiye ko uyu nguyu ushaka kuba wakirukana ari papa wawe wamuzanye cyangwa se ntago ubizi? Uyu musore afite ubwenge buhambaye cyane, ni papa wawe wamuzanye aje kuba yazahura kampani yacu. Akamubwira ati ibyo ngibyo ntago bindeba, hari abantu benshi cyane bashaka akazi kandi banagashoboye banamurenze uyu mushenzi uri ahangaha. Rero nshaka ko mumwirukana akava ahangaha cyane kandi simbitindeho. Uyu munsi sinanamushaka niwe bari nabwo yaje, agomba nataha atanagakoze. Rero mu gihe ngiye mvuze ninde uri bumvuguruze se? Hari abakozi barenga ibihumbi benshi cyane bashaka akazi. Rero ntago uyu nguyu wenyine udashobotse ari we wenyine uza akazi, hari abandi bantu benshi cyane. Ninde wundi uri buvuge se ngo nawe mwere ku muryango? Ubwo abandi bagahita bunama ati reka ntago ari njyewe. Akamubwira ati rero byibuze n'uyu bitari n'uyu nguyu, hari abandi benshi. Ubwo ariko William agatangira ati yewe. Akamureba akamwitegereza akamubwira ati nawe ahubwo nakubwiye ugomba kuba wataha. Akareba wa musore akamubwira ati reba ukuntu asa, ku confidence bwiwe yifitiye gusa arumva ko hano yafashe agomba kuba yayobora. Reka ibyo ngibyo byo ntago biri buze kuba byakunda. Byibuze na papa wanjye nta kintu ari buze kuba yambwira. Ariko undi agatangira kuba yamubwira ati yewe kuba nagenda rega ndagenda. Undi nawe ati kuba wabyumvishije uragenda. Ubwo nuko nguko ariko yamubwiraga ati se papa wanjye urakeka ko nindamuka mubwiye ngo njyewe ntago nshaka uriya muhungu ntago namwishimiye, urakeka ko Kevin we atari buze kuba yabona akazi? Ntumbaze ngo Kevin ninde, ariko yaramubwiye ati urakeka ko Kevin we atari buze kuba yabona akazi akaza kuba yakora mu mwanya wari kuba wakoramo wowe? Ubwo nyine ukamenya ko bagiye kuba bamusimbuza Kevin. Ubwo umusore nyine we Yoko nawe arimo arabyumva ati yego sheri wanjye, ako kantu rwose ayaravuze niko cyane rwose. Ati ntago ari we wenyine uza akazi, wikibyimbya kuko hari abandi bantu benshi, na Mr. Kona niba ari nawe wagutumiye umukunzi wanjye afite ijambo. Undi ati yego rata sheri, ibintu nawe uvuze niko bimeze. Papa niba ari we wakuzanye nanjye nta kibazo, ugende Kevin araza kuba yagakora, araza ahangaze kuba yakikorera Kevin, ntumbaze ngo ninde. Agatangira kuba yamubwira ati rero uyu munsi niba ari nabwo wari waje, reka mbe nakubwira ngo wakoze cyane, genda wigire muri hoteli kuko niho bari buguhe ikaze bakira baje bose. Ubwo undi nawe ati yego sheri, ibyo bintu urimo uravuga niko bimeze, niyigire mu birori. Undi akaba amubwira ati gire mu birori, ntago ngushaka ahangaha genda, nyaruka genda. Ubwo nuko nguko undi nawe agatangira ati yego wawu. Ubwo akavuga ati na William mwirukane, na William agende.
nta mpamvu yo kuba yaguma ahangaha kuko niwe nyirabayazana wa byose, nawe irukanwa. Urabona se sinari nabikubwiye, nari nakubwiye ngo umukunzi wanjye cyane wanga kuba wanyumva, nta wundi muntu uri buze kuba wasigara ahangaha. Undi ariko akamubwira ati se Miss Connor, none se Mr Brian kubera icyo ugiye kuba wamugira gutya? Kamubwira ati ariko birahagije, ntabwo njye nkeneye abanyapolitike baza kuba banyivangira mu bintu, wishaka kuba wampereza amategeko ngenderaho. Ibyo nakubwiye nuko nabirukanye mwese. Undi akavuga ati nanjye koko wanyirukanye? Undi ariko we yatangiye kuba yavuga ati ntacyo bitwaye, n'ubundi nta kintu bitwaye. Ubwo nuko nguko nyine umusore ari aho ngaho arimo arabyumva, agatangira kuba yavuga ati njye ntabwo nkoresha abantu b'ibinebwe cyangwa se bibavugisha umunwa gusa, baba bicaye bimereze nk'amavazi. Mba nkeneye abantu rwose ubona ko bakeneye akazi. Rero umuntu nk'uriya ni gute namugira umukozi ahangaha? Urimo uranyumva nawe rwose mujyane, tayari musohoke mwigendere, kwa heri. Ubwo umugabo nyine barimo amaje kuba bavuga ko bagiye kuba bamwirukana, ariko bakiri aho ngaho hari ibyasonnye. Bose baravuze ati ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Bose barategereza, batekereza ikintu cyaba kibaye, baravuga ati tujye kureba se icyo ni igiki. Abakozi batangira kuba bakirukanka bavuga ati se bigenze gute, twirukanke tugende. Hari ibyasonnye. Ubwo bahise birukira ku mamashini yabo, vuba vuba. Ubwo ngubwo ugahita umenya ko imashini zabo zise zatakwa. Batangiye kuba bavuga ati yewe ati turatatswe. Ati imashini tugize ibibazo muri sava yacu, muri system zacu tugizemo ibibazo. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bavuga ati system zacu zirifunze muze murebe ukuntu bigenze. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bavuga ati nta access cyangwa se uruhushya tugifite rwo kuba twanabikontorora, baduhakinze. Ubwo nuko nguko umukobwa yavuze ati se mugire vuba vuba nyine mu bikemure bino bintu byose, murebe n'umuntu wari ubigerageje. Ubwo nuko nguko umukobwa yahise aza yirukanka cyane, atangira kuba yabwira Wayini ati Wayini we, igira ikintu ukora sheri, nukuri koresha ubwenge bwawe urebe ukuntu wakemura bino bintu ukaba wabikemura. Abandi bagatangira ati hoya, ati system yacu igize ikibazo. Ati igize ikibazo, ariko umusore we yabaga yihagarariye. Ubwo ni Blair we yabaga yihagarariye. Umukobwa atangira kuba yabwira Wayini ati Wayini we, ihute urebe. Ubwo Wayini cyangwa se Yoku nuko nguko yaje aba yifitiye akantu kakizere cyane, avuga ati utu ni utuntu tworoshye, utu ni utuntu twanjye. William nawe ari aho ngaho byose arimo arabireba, atangira kuba yareba akavuga ati si ibi bintu birakemuka gute? Ariko we yari yizeye no musore cyane. Wese amubwira ati Blair we, ati Mr Blair we, wagise nawe ukagira ikintu waba wadufasha, wajya ukajya ku mashini ukareba niba hari ikintu nawe wafasha. Undi akavuga ati reka uriya musore arabyikorera nta kibazo. Ati nta kibazo, ariko reka mbanze nanjye mwereke ko ibi bintu nabishobora. Reka nze mbe namwereka ko nge ndashaka kuba nava ahangaha muri no company, mbanze nanamusebye nge mbanze mwereke ko nge murenze. Umusore nicyo kintu yavuze ati reka mbanze nge muhereze cyangwa mwereke ko nge murenze. Undi akavuga ati niko bimeze, ivanze umwereke ko murenze cyane. Ibyo bintu nibyo bataba banakwirukana, kuko kona byaza no kuba byamubabaza, kandi byaza no kuba byamushimisha mu gihe umwerekanye ko akazu gashoboye. Igira rwose Mr Brain we, ubanza ugira ikintu waba wakora. Ubwo nuko nguko nyine bamubwiraga ati we banza wemeze Mr Connor, umwereke ko umukozi agiye kuba yazana ahangaha ashoboye akazi. Undi akavuga ati niko bimeze, reka nze mbe nabafasha, nta kibazo ndaza kuba nabikora, kandi urakoze kuba mfitiye icyizere. Nanjye kandi nizeye Mr Connor ko nawe araza kuba yanyizera. Ubwo umugabo akamubwira ati cara nta kibazo, ariko yifitiye confidence za danje. Nta kintu waza umubwira, yifitiye confidence cyane. Icyizere cyo ni icyizere. Nuko nguko yaje yicara ku mashini, atangira kuba yavuga ati ngewe se ku muntu wifitiye amaso ane. Ubwo bagahita batwereka ati se bano bantu babiri ninde ugiye kuba wahangana cyangwa se agiye kuba watsinda. Tayari rwo nuko nguko bose batangiye kuba bakora mu nganzo, bajyaho batangira kuba bagenda bakora ku mashini. Ubwo ugahita ubona Wayini cyangwa se Yoku arimo arareba, akareba hirya akabona wa musore nawe arimo arakanda akantu nk'akandi. Bose bajyaho batangira kuba bagenda barimo barahangana n'ibyateye. Tayari bagenda barahangana. Umusore nawe byose arimo arabireba, kandi nawe arimo arahangana nabyo. Ariko reka mbe nakubwira ati
reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarekoze ube wayikora ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo nuko nguko umusore nawe yarebaga hirya no hino niba umuhungu yarangije cyangwa se yabisoje ibyo arimo. Ubwo ari kumwe n'umukunzi we nawe arimo aramusapotinga cyangwa amufasha amubwira ati gira sheri, amutera akabaraga. Ubwo umusore nawe arimo aragenda gira umugabo nawe cyangwa se Yoko nawe nuko nguko yatangiye kuba yagenda bikemura. Akiri aho ngaho yagiye kubona arabikemuye ati wabibonye sheri, ndabikoze. Umusore nawe yarari aho ngaho atangira kuba yavuga ati byo nari ndimo ndarwana nabyo birakemutse. Umukobwa ati wayini we uratangaje cyane, ibintu urabikoze. Ubwo nuko bose bahagurutse bavuga ati yes, bakoma mu mashyi bavuga ati arabikoze cyane, arabikoze. Ubwo bagiyeho barishima cyane kuba ibintu byose bikemutse. Byarabashimishije cyane kuba ibintu byose bikemutse. Undi nawe atangira kuba yavuga ati mwambonye ko ngiye mbikemuye bino bintu byose mwarangiza ngo mwashakaga kunyirukana, ninde wari kubikora se? Undi atangira kuba yamubwira ati surabizi neza ko ibi bintu bikemuye. Undi akamubwira ati wececeka aho ngaho, gute wowe wagerageza kuba wavuga gutyo, ibyo bintu urimo urabivuga gute kandi ubona ko ibintu byose byakemutse? Umusore nawe akisetsa avuga ati se n'icyo urimo urabona ntakoze? Undi akavuga ati mwebwe murebe ngiye ikintu nababwira nuko ikintu ndi bubabwire nuko ibi bintu ngewe ntago bino bintu byakemutse, ahubwo muraza kuba mwabona ibindi bibazo bihambaye. Undi akamubwira ati se Miss Kona wakumvishije ibyo uno muhungu Mr Brain arimo aravuga? Ibintu arimo aravuga ni ukuri mumwumve. Undi akamubwira ati we William we ati ndabizi ibyo urimo urashaka kuba wavuga aho ngaho nta kintu na kimwe bisobanuye. None se urimo urabona ibi ngibi nakoze ari iby'iki ahubwo ko murimo murashaka kuba mwatesha agaciro ibintu nakoze? Ni ibiki urimo urabona hano ntakoze? Urimo urashaka kuba wakerekanisha ko nta kintu nshoboye ngo bahereze ngo umwanya uwo nguwo. Undi mukobwa nawe yese avuga ati we muceceke, ibi byose birahagije kandi murabona ko ibintu byose byakemutse. Rero igikurikiyeho nuko mwebwe twemeye ko mugiye gusohoka, mugomba gusohoka mukagenda kandi mwihuse, mugende gake ntihagire umuntu umenya ko mugiye kuba mwagenda, cyangwa se mbe nahamagara abarinzi baze babisorere banabashota. Mpamagara abarinzi baze babasore banabashota. Umukobwa ukamenya ko yisize insenda, ariko umusore yahise atangira kuba yavuga ati mwumva umwanzuro uwanjye kandi ngiye nizera Mr Kona kuko niwe wari wampaye akazi hano ngaha ngo nze kuba nahakora. Rero reka mbe nababwira kuri bino bintu mukozi, ndagira ngo mbe nabamenyesha ko iba ari iby'igihe gitoya bikemutse, ntago ari ukuvuga ngo byakemutse bya nyabyo. System yanyu iracyafite ikibazo gikomeye. Ibi ngibi ntago ari ukuvuga ngo ni iby'igihe kirekire bikemutse. Ariko ndagaseka avuga ati uyu nguyu rwose ni ibiki? Umusore yarababwiye ati ibi ngibi byose ntago birangiye, amasaha 3 yonyine muraza kuba mwareba ukuntu Sivira group iraza kuba yahura n'igihombo gikomeye cyane, bino bintu biraza kuba byabatungura. Undi akavuga ati suri murakeka kuri muradukanga? Urimo urakeka kuri muradukanga? Ibyo ngibyo ntago bizi, we igendere sohoka ujyane na mugenzi wawe nk'ukuntu mwafatanyije musohoke mugende mwebwe mwidukanga. Yewe musore rata sheri wanjye ibintu byose bimeze neza. Ubwo bakajyaho bagatangira kuba bakisekera ngo barabikemuye, ariko ntago bumvishije ibintu uyu musore yavuze. Amasaha 3 gusa baraza kuba bahura n'igihombo. Umusore yaravuze ati nta kibazo ngereka mbe nakigendera, ibintu byose bimeze neza, ndakeka ko bimeze neza, reka mbe nakigendera, ariko muze kubara mbahaye amasaha 3 ntago biri buze kuba byatinda. Muraza kuba mwareba mwange kuba mwakumva inama zanjye, nimuramuka mugize ibintu musibaho muraza kuba mwareba ibintu biri buze kuba byaba kuri system yanyu. Nimugerageza kuba mwasiba ibintu bino bari baboherereje muraza kuba mwabireba, nta n'isaha iri buzeyo kuba yacaho mutari kuza kuba mwabibona. Umusore ariko arimo araseka. Undi akavuga ati se wa musore we wacunze ururimi rwawe ukigendera? Ubwo nuko nguko umusore yisohokeye agenda utyo. Ubwo na William bose bagombaga kuba bajyana tayari. Ubwo ngubwo ukamenya ko na sekreteri wiwe wamwirukanye. Undi yatangiye kuba yamubwira ati yewe sheri wanjye akazi keza, nukuri ngiye kuba nazana na Kevin aze kuba yakiyungaho mutangire mu bahabye, kandi ndifuza kuza kuba wahura na papa wanjye undamubwira ukuntu umeze, none umubwire n'ibintu wakoze
araza kuba yakishima noneho avuga ati ndamuguhaye umukobwa wanjye, uhita ufatana umwanya wa William aho yarari arihuza kuba wajya. Undi atangira kuba yavuga ati se nibyo koko sheri wanjye, nukuri ndishimye cyane kuba ngufite rukundo rwanjye. Undi akamubwira ati komeza akazi kawe be, ati komeza akazi kawe, uri kubona tutari mu ruhame, rero wimfata gutyo, reka mbe najya kuba nakiteraho makeup n'ubundi turaza kuba twahura ndimo ndasa neza, ngiye kuba ngiye. Umukobwa nuko nguko yagiye tayari agenda utyo, umusore yasigaye aho ngaho arimo aravuga ati mwambonye se, nge ndabahabije, nge ndabarenze. Abakundi bakozi bose basigara bakoma mu mashyi ati kaci Mr. Yoka arabishe, akazi keza yewe mushuti, urarenze. Ubwo bakajyaho nyine bakamushimagiza, umusore akajyaho rwose avuga ati wow, nge ndarenze. Babandi bagira umunwa bo bagatangira ati nge nari natangiye kuba nagutakariza icyizere, ariko urongeye unyeretse ko uri umuntu wa danje. Undi akavuga ati mwebwe mwikorera akazi kanyu, utu ni utuntu tworoshye, mwe mwikorera akazi kanyu, ngewe ndarenze, ndi mubi cyane, ndabica ndabahabya, ndabarenze bose. Ariko umusore amaje kuba yavuga ati ntago biri butinde, isaha imwe yonyine nuramuka usibye uraza kuba wareba ibintu biri buze kuba byaba. Ariko ahari agatangira kuba yakibuka ukuntu umusore avuze ngati nuramuka ugize ino system iraza kuba yagutenguize kuba yakwereka ibintu bitari byo, ariko agatangira kuba yavuga ati sibyo bintu arivuga ni ibyanyabyo, arimo arabeshya uriya. Undi akavuga ati ngereka nigendere. Ubwo byose yatangiye kuba yabyibuka akavuga ati wowe uragerageza kuba wandakaza ngo ntere ubwoba, ibyo bintu ntago ari byo, nge ndabizi neza wowe urimo uragira ngo umbeshye, reka nze ahubwo mbisibire icyo ngicyo kubera ko ushaka kuba wahangana nanjye, reka nze mbisibe ngewe uranzi. Ubwo umusore nyine agatangira kwisetsa, ariko we nyine arimo arashaka kuba yahangana. Ntibyatinze yaravuze ati reka nze mbikorera icyo ngicyo, nge mbanze nanakwereke ko tutiganye. Ubwo niko yaragiye kuba yabisiba kandi baramubujije, ariko ari no kwisetsa tayari dore ngaratangira kuba yabisiba. Bakamubwira ati buretse ho gatoya. Umusore nuko nguko yategereje nyine kuko yararangije kuba yabisiba, ariko umusore aramubwira ati nubisiba nta nubwo bitwara isaha. Ubwo nuko nguko tugasoje, reka tuzarebe ku kejo. Nkwibutsa kuba wareba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarekoze ube wayikora ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Reka nkubwire ngo akandi gace na hejo, ciao.